Think like engineers. Check. 5 p.m. The class will meet at 5 p.m. A grasshopper has 3 main body parts: the head, the thorax, and the abdomen. Now, let's go to grasshopper farming in India. Metamorphosis rock, igneous rock, and sedimentary rocks. They were found in Mesopotamia during agrarian revolution. Sawa? Yes. Aya, from the proposer side. For me, education is better than money because with education you can get money, but with money you can't get education. Hey! Money guy, cross the floor. Aya. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Let's go. Hello traders, nk'uko mwabibonye muri video, mu ka video maze kubereka nuko nguko abandi bari kwigisha abana babo. Ntabwo systeme no mu Rwanda ntekereza ko systeme y'amashuri igenda ihindurwa bagerageza kujyana n'igihe, ariko abandi baradusize cyane. Kwigisha ibintu abana bahita bajya gukora, apana kubigisha ibintu by'amagambo gusa bitagira icyo bibabyarira, bitagira ikintu bahita babyaza umusaruro ako kanya. So mwabibonye uburyo abandi badutaza imbere badusize. So ntabwo ko maze igihe kirekire nabimenye, ashize igihe kirekire nahisemo ko abana mbigisha umwuga. Burya nakunze no kubivuga, umwana w'umukanishi burya kenshi agomba kuba kumenya ubukanishi, akenshi isanga yabaye n'umukanishi. Umwana w'umuganga kenshi nawe agiye akunda ubuganga. So navuze nti why not, umwana wo forex trader agomba kumenya forex trading, ikintu nzi neza kandi nzi ko gifite akamaro. Nta kuntu ntakigisha abana banjye nabo ngo bakimenye. So mu kanya murabona ndi kumwe n'abana banjye, hari urwego ntabwo njya afata umwanya uhagije nini wo kubigisha cyane. Uyu we afite ukuntu abiziga nkasanga byinshi yabimenye, kuko akenshi bari kunyumva ndi kwigisha byinshi nkasanga yabimenye. Yego mama we yaramwigishije, ariko byinshi aranabyigisha bitewe n'ibyo yagiye yumva, ibyo yagiye abona ndi kwigisha akabikurikiza, akahita abikora. Mushiki we nawe abiprofitiramo, musaza we akamwigisha, nawe arakurikirana. So ikintu ngiye gukora ni umwuga ukwiye kumenya, niba muri business ukwiye kumenya, ni ingenzi cyane kuyimenya, ni ingenzi cyane kubera ko hano hanze hari business nyinshi abantu bari gukora bakazihuriramo ari benshi cyane, kandi isoko ritoya. Mbese abakiriya bagusanga bari kurwanira abakiriya bakeya kandi bari gukora ibyo bintu ari benshi. Forex trading rero nta kibazo gira cy'uko wenda abantu babizamo ari benshi, uko babizamo ari benshi niko birushaho kugira imbaraga. Niyo mpamvu ari ingenzi ko uyimenya, wabikora, wabyiga uri mu kazi, ukora n'ibindi ukabyiga, kugira ngo nkuze kubivuga, kugira ngo utazatungwa kuva mu kazi nta kindi ufite cyo gukora. Ariko nanone nkavuga nti n'umwana wawe mwigisha, umwana wawe nawe akabimenya, agakurana umwuga, akazagera ku kigero ugezeho. Burya umwana wigishijwe hakiri kare, akayigishwa forex hakiri kare, ntabwo we abazahura n'ibibazo abenshi duhura nabyo tumaze gukura, ngo donc profitability we ayitangira kuyiga akiri mutoya. Niyo mpamvu njye n'uyu muhungu wanjye tugiye gutangira challenge, ngiye kumufungurira demo y'5,000, ndamufungurira vuba ayitangire noneho, kuko byinshi amaze kubimenya, no kumwereka bike kugira ngo mufashe kuba profitable. Amaze iminsi acuruza amademo akayatwika, nyene bari kukina nk'umwana, aracuruza akayungura bikabije, noneho nyene kubera ko nta risk management ashiramo, nyene we abigira ibintu by'imikino. So ndifuza ko tubifata au sérieux, noneho agira undi rwego mushiraho kugira ngo nawe atangire yubake profitability akiri mutoya. Noneho ushobora kwimagina azagera ku myaka 18, 15, ubu tiya 10 ans. 9 ans. 10 ans ntago 00. Okay. So ushobora kwimagina myaka 15 aza mu myaka 5 iri imbere, myaka 15 azaba ari mu forex trader uri profitable, kandi bishimishije. We nta nubwo ntekereza ko bizasaba ko amara iyo myaka yose, kuko we nta kibazo cy'amarangamutima cyo gushaka kugamboringa, cyo gushaka ngo yinjize amafaranga, we nta stress azagira. So niyo mpamvu nkomeza kwensista, byige ubimenye rwose, be business uzanayihe n'abana babayimenye, bigishe ibintu bifatika ashobora
ashobora gukora mu cyimbo cy'uko azasoza amashuri nta kintu afite cyo gukora. So reka none dutangire, agiye kubereka bimwe mu byo amaze kumenya, wahindura umubroka. Ibyo nibyo narindi kwanaliza, ndagira ngo wanalize gold. Okay, donc ugiye gukora iki? Agiye gukora total analysis. Donc ugomba gukora entry. Ndashaka wereka abantu uburyo ushobora aho ufatira entry yawe. Donc ikintu cya mbere ukora ni iki? Wanza kanaliza isoko. Kwanza ugakora total analysis. Aho irimo kugenda, niba iri kuzamuka cyangwa niba iri kumanuka. Yes, okay. Now do it. Uri muri 1 week already. Donc muri 1 week urabona ko n'ubundi riri kumanuka. Okay. Brazil nawe ukomeze urebe, ndabizi ko bizi byinshi. Okay. Zani kiri gushiraho market structure. Market structure igiye gukora the point nzo kwerekana ni market structure. Iba yita gute haya? Iyi ni lower high. Iyi ni lower high, iyi ni lower low. Yishireho. Hanyuma nayo high, lower low, high. Okay, very nice. Lower low. Kubera iki zitazishizemo? Ahantu kubera ko iyi ni kubera tutazishizemo. Ni ukubera ko iyi iri hejuru y'izi zindi kandi igomba kuba iri hasi nk'aha. Iyi ni ziri internal structure. Okay. Okay. Any? Boss. Legal structure. Okay. Okay, ubwo niba breakout structure igiye aho ngaho bivuze ko na hano hari buze lower low, hano yari hari naho, ubwo lower high nayo ikajya zishireho nazo zigaragara. Ningi Okay, next step. Ukora iki? Njya amasaha ane. Ni ngombwa ko hera hariya hejuru hose. Urabona yari ziri kure, si ngombwa, ntabwo isoko ribugereyo vuba. Urabona kwanariza hano hafi. Neza. Ngiye gushiraho niki? Supply zone. Supply zone, okay. Bashiyo kando yose, ntari bikore nta kibazo. Yari hisemo. Okay. Nayo niyo. Ese ngomba kubigizayo cyane, bigeze hano hafi. Yego, niyisubiza inyuma. Okay. Rambura isoko rirambuke tubone neza uko rimeze.
Okay, so kugira ngo nkwereke ikintu, hano hari order block, hari fair value gap. Iyo order block yamaze kuba tested, urabibona? Urabona ko yamaze kuba tested. Actually bagombaga kuyegereza hano. Bo iyi zone kubera ko iri kure cyane, twaba tuyibitse, tukaba dukoresha iyi. Murabona ko harimo break structure. Sibyo? Urabona ko harimo break structure. Bigaragara ko gold iri kugana hehe? Irimo kumanuka. Irimo kumanuka kubera ko irimo kubona bose ariko ziri hasi ziri kumanuka. Okay, that's nice. Now ugiye gukora iki rero? Ugikurikiraho gufata amasaha 4. Utakwishyura amasaha 4. Njya amasaha 2. Okay, amasaha 2 ugiye gukora iki? Wakora iki amasaha 2? No masaha 2 bari bugumemo nabyo nta kibazo. Wenda ntiwibuke icyo ugomba gukoramo. Ugomba gukoramo no kwa adjustinga ya zone yacu. Genda buhoro. Yanko amasaha 2. Amasaha 2 nta kindi ukora uretse kwa adjusting. Uretse ko nubundi iyi zone yamaze kuba tested. Nubundi ikintu isoko rishobora gukora, rishobora kuza kongera gutestinga iyi zone, cyangwa hari ahantu uri kubona order block itaraba mitigated. Yinyere koresheje iyi cursor. Ahantu haba hari order block itaraba mitigated. Uri kuyibona? Iya ntabwo iraba mitigated. Niyi iri hejuru yayo, reba iri hejuru. Niyi ntabwo yabaye mitigated. Bivuze ngo isoko ishobora kuza kongera gutestinga ngaha. Niba koko iri valide. Naha iyi nayo yamaze kuba tested iyi. Ibyo? Ubona ko deja isoko yamaze kuyikoramo. Hano rishobora gukomeza rikazamuka rikatestinga muri cyangwa iyi. Abajya ryahita rimanuka. Hanyuma urebeye muri support level ni iyi. Support yabiri he? Resistance na support urabizi? Ntabyo uramenye. So resistance na support ubwo twafata ko hano ariho hari support. Kubera ko isoko ribona ko ryakoze hano 1, 2, inshuro 3, inshuro 4 zose. Bivuze ngo isoko nanone ishobora kumanuka ikaza kugera kuri iyi level. Iyi ngiyi niyo yaba support. So noneho okay, komeza noneho turebe uburyo uri bukore entry. Ushatse wajya minota 15 ibyo ugomba gukora. Okay. So isoko wavuga ko riri kujya hehe? Ririmo kumanuka. Ririmo kumanuka. So ubwo niba ririmo kumanuka ubwo uracuruza, ubwo urashaka entry yawe ishakire hehe? Supply zone cyangwa order block cyangwa fair value gap. Okay. Kore turebe. Yawe yigize nini tukayibona. Wenda vuga isoko wabigize rinini rero.
uhisemo kuza kwinjirira aho ngaho. Okay. kubera iki fatira tipi yawe aho ngaho aho ugejeje araba hari iki? Niho hari lower niyo lower ya nyuma. Okay. Hari ibintu rero ngiye kuzakwereka mbere kugira ngo dutangire challenge neza. Hari ibyo ugomba kumenya neza sasa. Urabona nk'iyi stop loss yawe, stop loss mpamvu kishize hari ukigejeje hejuru. Reka numve niba ubizi. Ntabwo byibuka. Impamvu nyine twabonye ko igomba kujya hejuru ya niba ari lower high, igomba kujya byibuze hejuru yayo gato. Bon, nta kibazo ibindi ndabikwereka munsi, ndabikwereka vuba kugira ngo utangire gukora challenge neza. Urabona nk'izi pips ni nyinshi. Uri kuzibona? Izi les 3574, c'est trop beaucoup. Donc ni nyinshi, hano bisaba ngo zakwereka buryo ki ukwiye kuzikoresha, yo kuzigabanya kugira ngo utakoresha pips zingana, udahomba pips zingana gutyo. Ikindi cya mbere, cya kabiri nuko urabona hano twanarije internal structure. Urabona ko hano urabona ko harimo break of structure. Ibyo indi niyi, sibyo? So ikintu cya mbere ukwiye gukora aho ushakira entry yawe no kuyishakira kuri recent break of structure. Break of structure iri très récent, niho banza kureba niba entry yaho yaba ari nziza, donc itaguteza igihombo, sibyo? So ibi byose turazabikwereka minsi iri imbere. Ugomba kuba ubizi neza ku buryo umenya aho ugomba kwinjirira. So reka rero turatangira challenge. Nza gufungurira demo ya 5000 uyicuruze uko kwezi kose, urebe niba uzayungura. Ibintu byo kugamboninga nta birimo, byo kongera kuyicuruza uyireka ikagera kuri 7000 utarafata profit cyangwa se kamanuka ikarinda ishiramo. Ugomba kuyicuruza mu buryo buri professionnel, ibyo byinshi umaze kubimenya. Bindi bikongerereho ni bikeya kugira ngo noneho uzayicuruze neza. Nkwereke uburyo ki gufata ama pending orders. Suyazi urizi kubikora, shamo pending order cyangwa se kwinjiramo direct, byose urabizi. Ikintu utazi ni risk management, uburyo bara percentage yayo uri buhombe. Ntabwo urabimenya. Ibyo byose nzabikwereka. Ma liquidity zone urayazi? Maze kuyamenya. Aho wayinyereka liquidity zone hano yabiri. Nta kibazo, byose nzabikwereka kugira ngo bimenye neza utari kubishidikanyaho. So icyo nashakaga nagira ngo dutangire challenge muri kubibona. Nagira ngo mbereke ko hari ibyo amaze kumenya. Ntabwo yafashe umwanya ngo noneho mwigishe biri professional. Ibyo yakoraga namwe kugira ngo we ameze yimenyereze, abimenye, anabikunde. Byinshi yamaze kubimenya. Igisigaye no gushiraho utudomo noneho no kugenda umuntu ayuzuza ashyiraho twatundi tuburaho kugira ngo umuntu atangire gucuruza mu buryo buri professional. So Blazen wayibonye nawe uzagenda ukurikira uburyo acuruza. Nawe mu kwezi gutaha ugomba nawe kutangira demo, namara kukwereka nawe uburyo acuruza. Jewe nigisha uyu nawe akigisha uri. Ndavuga ngo uyu niwe mentor we, gende mentor uyu nguyu, uyu nawe akaba mentor uri. So reka tugarukire ahangaha. N'abencouraging mwige forex trading rwose. Binashobotse n'abana banyu mu bibigishe, dore ko muri vacances. Mu bibigishe ku bantu basanzwe babizi, mu bibigishe ku bantu batabizi.
ashyiraho gahunda yo kwigisha abana byamvuna kubera ko bujya kwigisha umuntu utari motivated bigoye, umuntu utari motivated bigoye, kandi umwana nta kuntu wamotiva kwiga forex trading. Uzabyige kugira ngo uzabyigishirize abana bawe. Iyo mpamvu wamotive yo kubyiga nuko nyene abana bakunze kwigana ababyeyi, ibyo abona ndi gukora ahita ashaka kubikora. So wowe ubyige ubimenye kubera umwuga ushaka kubyiga, unyandikira actually kuri iyo nimero uri kubona kuri screen bibona hano hejuru, uze ubyige uzabimenye, we gukomeza gutungwa n'akazi gusa, kuko anytime ushobora kukabura kandi ukakabura nta kintu ufite kiri bugusove. Hanyuma nubimenya uzabyigisha umwana wawe. Actually nta nubwo bizakuvuna kuko nabona uri kubikora azifuza nawe kwita bikora. Urebye nk'urugero aba bana bagezeho, umuhungu ujyanye n'ikoranabuhanga, mushiki bamwigiraho, ubona amaze kugera ku rugero rushimishije cyane ruri hejuru. Hari byinshi azi ku ikoranabuhanga ntazi kuko acokoza computer, abari mu tuntu twinshi acokoza, njye ntabona umwanya wo gucokoza. So ubona ko iyo umwana abona ibyo umubyeyi aba ari gukora nawe arabikunda akabikora. So reka ngarukira ahangaha, ubwo na video yo gutaha nababwira nti courage abari kwiga forex, abari kuyikora mugire courage, mukomeze rwose mujye mbere. Ubwo na video yo gutaha, ciao ciao, mubasezere, au revoir.